kandi koko nukuri nanjye ejo naramuhamagaye kuri telefone ngo nagahari ngo yaragiye ngo ari muri Canada ngo yasanze umugore ngo afite ngo undi mugore ngo wamuhaye ipinda uri kumva y'amafaranga ngo yaramubwiye ngo ngwino wiruhukire ngo ngwino wiruhukire uve muri izo nduru. Ubwo urumva niba Vital agiye ataye urugo agata umuryango ataye na Cano kandi Cano yakoraga umurimo w'Imana kandi wa mwana yari mu bantu rwose burangiye Vital namukundaga tunamukundaga kubera iziye mpamvu ari uburyo butatu yakoragamo. Nawe ushaka kuzata umugore? Ntago nzata umugore nzashaka undi mugore kugira ngo njye mu murongo wa Vital avuze. Ubwo rero kuvuga ngo inka yacitse amabere kuba Vital yagiye gushaka undi mugore yacitse amabere kubera societe yacu, igikuba gicika kubera amategeko yacu. Nese ubundi Bibiliya abantu bayisoma tuganire ibi nimbivuga abantu baranyumva nabi. Ntago njya ntera umuntu amabuye ngo yakoze ngo icyaha ngo yagize gute, never. Duhere sekuruza wacu Aburahamu sekuruza wabizera mu bagore bibiri ivuga yemeza burashobora kuba hari n'abandi tavuze. Hari witwa Ketura yashatse nyuma yuko Sara yapfuye, hari Sara, hari na Hagayi. Ibyo bintu rero Imana mu mboni z'Imana ishobora kubibibona bitandukanye nk'uko twebwe tubibona. Rero mvuze ngo Vital ngo yaciye igikuba. Nakumvisha nawe ufite gahunda yo kuzashaka undi mugore. Oya, abantu mudukurikiye ubwo rero kujya gutera amabuye Vital ngo yagiye ngo gushaka undi mugore wa kabiri mbere yawe wowe udukurikiye ureka kubwira Robert kuko iyo nkora ikiganiro mba ari kubwira mugenzi wanjye manzi ukurure mariage ufite imbere y'Imana. Abantu mwabaye umubiri umwe nabo uraza gusanga barenze umubare wa Vital wagiye kureba niko ko birivuga ngo bazanye Vital ngo nimutera amabuye ngo biracitse kuko yagiye kwishakira undi mugore wa kabiri. Nyamara nshobora kuba ndi gutera ubwo nawe ugiye kwandika commentaire ukaba uri gutera imbere y'Imana mariage zikwanditseho ziruti za Vital. Ubusubire nko mu gitondo nka His Excellence agiye nko kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda akaba ati mbo ejo uyu munsi ni kuwa mbere ejo kuwa kabiri abagabo bose mu Rwanda bemere gushaka umugore urenze umwe, iryo tegeko kubwubasha amarwa n'itegeko ndarisinye mu gitondo cya kare wasanga abagabo bafite ukibaza igihe babashakiye umugabo mwiza uwo bita umugabo mwiza n'ufite amafaranga na za body nyine n'umugore mwiza ni ufite bwa bwiza nyine buri bote bukayangana batagira umutima bameze nk'igiti cy'ipera gihinze kuri primaire. Uyu mugore ugize urukundo rwo kubera ko abonye Diane atakaje umugabo ku wa mbere agafata umwanzo wo gutegera Vital aje none ahangaha rumufashe none ahangaha cyangwa abasanzwe ahari ahubwo icyo Diane abatazi naho bikorerwa. Yes, reka nanjye ngusuza udukurikiye ku Isezerano TV by'agaciro gakomeye cyane kuvuga tukwana natwe umwanya nk'uyu nguyu. Ndagushimiye wowe uri hose ushobora kudukurikira hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Nkwifuriza kugubwa neza amahoro y'Imana abane nawe. Hari inshuti zacu z'Abarundi reka ntere ntaza kubibagirwa rwose mbasuhuze ndetse n'abandi bose bumva ururimi rw'Ikinyarwanda. Turabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane. Kuri kamera ndi kumwe n'umuhungu w'Imana n'Abanyarwanda. Prince Robert mwari vuye ibyumbi kagera i Kigali. Ase buri munsi uzaniye akantu gashyashya si byose azi kugira ngo uve ruguri uzi na Kigali ubone n'ugwa kamera uvugireho. Abibaza umukobwa witwa Kadudu byamugendekeye bite? Umukomediye waturutse ibyumba njya mbona atangiye kugenda afata Kigali gake gake akubwira ati yeye none ntuzasubirayo ibyumba ntago nzasubirayo. Hamajari nzajya ngiye kubasura ariko sinzasubirayo. Ati Nyabarongo rwose kabisa. Mwese ko mutambuka Nyabarongo twebwe twambuka Karuruma n'Ituraho cyangwa mwambuka Nyabugogo umugezi wa Nyabugogo. Amono ari ninde wanditse avango n'umuririmbyi abirimbye avango dusubije amaso inyuma tukitwa za mayibo. Akevo Satani arwanya umuntu. Siko Satani akurwanya ukivuka akakurwanya kugeza ukuze no kuza Kigali uziko hazamo intambara zo kukurwanya. Bura niba hari abantu Satani yanga abantu b'Imana maze kubibona mu buryo bwari bwo bwose. Yanga abantu b'Imana urunuka ahubwo nuko mbona ahubwo abantu cyajyana abakristo bamwihomaho ariko no muri Satani bamwihomaho ari abantu ubona ko bamwihomaho ariko yanga abantu b'Imana mu buryo
muri firidi z'ubuzima bwari bwo bwose ubwo wajyamo iyo usenga Imana arakurwanya yaba mu kazi reka ngo nk'urugero rwa Afrika kafata urugero nkanjye nko kuri YouTube ejo nibwo nicaye ndareba ko man abantu wenda promotion twatangiranye gukora YouTube kuko ari nge muntu ushobora kuba afite YouTube ifite 4,000 kandi soko nazi gukora ama idea ndakora sibyo uzi ko wanyuma n'ikimanuka nabonye agejeje mu 10,000 nkareba intambara murana zo kuri YouTube niba ari umuntu wese uzi ko akora umurimo w'Imana Satani aramurwanya usese karandera ubuse ni karande ushobora no gusanga atari nanjye ngenyine nabo bafite mu byo hejuru by'10,000 hejuru y'ibyo 10,000 ugasanga nabo arabarwanya none se Roba amugane reka tureba aho hantu none se nk'umunyamakuru Satani yamurwanya gute yaba mushaka iki none se niba atangaza inkuru zishobora kugirira abantu umumaro zishobora kubafasha uri kumva zishobora kubabwira ubutumwa bwiza uwo muntu areka kumurwanya gute ariko uziko intumbero y'igitumushinga n'urugero gafata urugero nkanjye niba yada ivuga ngo turamye Imana turambuye amaboko n'imitima yacu yose urumva iyo ntumbero yatumye maguruka nkavuga ngo reka njye gukora iyo ntumbero iyo content ni ukugira ngo mbashe gufasha abantu kuramya Imana kandi n'ikimana yaturemeye hari undi ushobora guhaguruka akabati wenda n'urugero ngiye guhembura ahavara Imana ishimwe ahubwo yisima igitekerezo ngiye guhembura abantu dusuppose nka Vital yakoze channel yitwa Impembo focus yari kugira ngo abantu bahembuke uyu munsi channel ye Satani ari kuyirwanya ejo mu misa ashize nakurikiranaga mu itangazamakuru bari kuvuga ko Vital ashobora kuba atakiri hehe inaha mu Rwanda ashobora kuba yaragiye kandi ko kukabona ko ashobora kuba adahari kuko inkuru ziri gukorwa na hori ntago Vital akiri gukora yes ahubwo urumva bwa buryo bwo yahemburaga abantu cyangwa se yafashaga abantu umwanzi araburwanije kandi ngo yabanje kumurwanya mutandukanye no mu rugo kuko urumva ibyo byo byabaye inkuru ishaje iyi ni inkuru ishaje murabizi ko we na Diane byabaye induru ariko urumva bigize na affectation niba koko ibyo bavuga ari ukuri kandi koko nukuri nanjye ejo naramuhamagaye kuri telefone numvise ikiganiro cya Pastor Claude yakoze ikiganiro ari kuvuga ngo nagahari ngo yaragiye ngo ari muri Canada ngo yasanze umugore nawe yako kamamagara Vital ariko inkuru none se cyavuretse gato amugani izo nkuru reka tuzijyo yego none se ngo Vital ngo yasanze undi mugore ngo afite ngo undi mugore ngo wamuhaye ipinda uri kumva y'amafaranga ngo yaramubwiye ngo ngwino wiruhukire uve muri izo nduru akaba yaragiye kuruhuka ariko adasanze uwo mugore wabibwirwa n'iki ariko akeshi inkuru ngiye numvanye Claude hari igihe bari ukuri kuko Claude agira amakuru uribuka igihe twari turi hano azavuga ngo Imana yamubwiye ngo Vital ngo agiye bose ashize iminsi nk'itatu dusanga inkuru bwabaye kimomo urumva Claude ari igihe aba afite amakuru Pastor Claude ari igihe aba afite amakuru ubwo urumva niba Vital agiye ataye urugo agata umuryango ataye na cano kandi cano yakoraga umurimo w'Imana kandi buriya kuri cano taci y'umuntu uko abantu bamaze kumumenyera kugira ngo haze undi nka hori uriya wa kamera gaze avuge usanga ari ibintu bitameze neza ubwo nyine Satani akababonye urwaho ubwo ibi kiba gisigaye ni akazi kaba yagakoze ikiba gisigaye ni iki ni induru yo gusenyana yaca n'igahirimo ubuzi ko yahita ajya muri Diane ni urugero nyine ngo waye akajya muri RDB guhagarikisha iraca navuga ati cano y'umugabo wanjye ndi kubona abandi bantu ashobora kuba bagize gute kubona business y'urugo rwanjye abandi barayigabije yabihagarikisha si umugore isezerano divorce bakoze kandi icyo ni ikintu cyakumvikana bakayihagarika sinzi niba uri kumva icyo bita gusenya umurimo w'Imana Satani yakurwanya akagusenya ubundi koko nibyo Vital yaragiye nanone hari ibintu byankurikirana bacu byanze bikunze koko yaragiye ngo agiye gushaka undi mugore si inkuru za Vital nazo zitarangira simbizi pe ubu impamvu misibe numva nuje ngahita nuza numva bimbabaje niba hari ikintu kibi Satani abaho arwanya ahubwo abantu ntago barabimenya iyo tuvuga ibi ngibi bisobanuye Satani arwanya abantu mu buryo ubwari bwo bwose ku buryo ahantu hose ukandagira usanga hari umutego ahantu hose ukandagira ugasanga hari umutego
cano nyinshi z'iyobokamana abonye ukuntu azirwanije mu buryo bwa rwihishwa kugeza uyu munsi kubona cano wizeraho wavuga ati kanjye kuyirebaho nyikure ijambo ry'Imana bisigaye ari intambara. Reka mfate nk'urugero rwa hafi rwawe. Mu minsi yashize uri mu bantu barwana intambara z'uwitwa Papa King. Sibyo? Uriya mupasiteri yerererererere wowe ushobora kumva ngo ni ibintu byoroheje ukagira ngo ni ikibazo cya Papa King. Ntabwo ari ikibazo cya Papa, ahubwo ari ikibazo cya Satani inyuma wihishuka ati hari ahantu havugirwaga ubutumwa bwiza muhatera amabuye. Kugira ngo se buri impemburo nigize ikibazo gikomeye kandi wa mwana yari mu bantu rwose burangiye Vital namukundaga tunamukundaga kubera izihe mpamvu. Ari uburyo butatu yakoragamo: entertainingaga gospel, kabiri ari mu bantu bakoraga inkuru z'ubuvugizi bagafasha abantu, gatatu vuze ku entertaininga, kabiri ari mu bantu baduhaga inkuru. Bura ku entertaininga no gutanga inkuru ni ibintu bibiri bitandukanye. Bashyiraga inkuru ku muhanda. Yes. Nkuye nk'inkuru ngashatu yashyize ku muhanda. Ubwashye turi gukora inkuru y'uwitwa wa mupasiteri wahanuriye ba Prince Kid ngo ntibazabana harya nini. Bishop Gerard. Si yari yavuye ku impemburo. Kwa Gerard na Juste. Ega nimwe ya Claude yavuga ngo bamurikira bazamufunga. Yari yabustinzwe na nuza na Vital na 3D. Rero urumva niba umuntu yakoraga umurimo akaba uburyo yawukoragamo Satani akawurwanya wabatsinzi. Yego. Ati ingaruka rero ziri muri ibyo byose ni izi. Ingaruka ziri muri ibyo byose ni izi. Icya mbere wa murimo wakorwaga niba hari abantu baboneraga ubuvugizi kuri uriya muvandimwe. Ubwo ariko uzabumuboneho ubutaha umugisha Satani arawufunze. Kabiri niba twabonaga show turi gukora ikiganiro nk'umunyamakuru na mugenzi wanjye, niba twabonaga show ari umuhungu yiduhaye abizi ko twamwitaga ni papa w'amatiku, ubu uyu munsi turahombye. Ngo ni papa? Yes. Ubishyize ku rundi rwego. None siwe boss wayo siwe wayaduhaga yo muri gospel. Uyu munsi ubu turazihombye. Nizura cyabona za nkuru zindi zango bamutese ngo nabakuru nyine wari ubihagarariye ntahari. Gusa ibi uvuze ingaruka buri hari ingaruka nziza n'ingaruka mbi. Ku ngaruka nziza mu bwami bw'Imana abantu bashobora kwigiraho amasomo bagakora inkuru nziza ku buryo umuntu asiga inkuru nziza imusozi. Yes. Shazuba ngo hari inkuru itari nziza yasize imusozi se? None Nese bura Vital yasize inkuru nziza imusozi. Nubwo tuvuga ko yakoraga umurimo w'Imana, Satani nyine naho yagiye amurasira hakavamo ibindi bintu. Ako Vital yasigaye avuga ubutumwa abwiriza. Kuki atabubwirije mbere yuko ahava induru ye? Ariko na mbere yarabwirizaga. Nuko sinzi niba ubizi impemburo ikirimo kabisa gitangira Vital yarazakicara akavuga ijambo ry'Imana. Kandi abantu banyomoze bajye kuri ku mpemburo baraza kubibona. Oya ndabizi ko Vital aramuvuga ubutumwa bwiza. Pe cyane. Turi no mu bantu bakoranye ibiganiro byinshi buriya cyane cyane muri social media tuvuga ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu none se ugira ngo Satani yatera amabuye ahantu abona atari imari. Asi kugira ngo burana ntabwo Satani abamurashe ku rwego rukomeye. Nyine yavugaga ubutumwa bwiza none ubu Satani yafunze. Hako se Roba wenda reka twemere ko iki kintu gishobora kuba ari cyo. Ntago tuvuze ko ari cyo. Kuko tudafite amakuru ahagije. Kuko urumva ni ibivuga kuri social media. Yego. Kuko Vital aramusi telefone ye nayiriho. Urayihamagara nyine kuvuga kwidahari ushobora gusiga ubutumwa. Ariko umuntu wanatanze amakuru numvaga asa nkaho anayafite. Avuga ko yambukiye ngo Rusumo ngo akajya niba izamarawe. Oya Claude wayafite. Ntago ira nkuru wajya kuyihimba. Akeshi na Surusorale ari ikindi kintu wenda mbaze ikibazo cyawe. Surusorale nujya wumva bavuze umuntu w'ikintu 50% aba ari ukuri. Izindi Diane ngo ntanduri ivugira ku mususu. Umuntu wese uzabona muri ubu buzima niyo bava mu kanaka n'umujura aba ari we. Ahubwo ikiba kitarabaho no kumufata. Niyo bava mu kanaka n'umusambanya aba ari we. Ikiba kirabaho no ko taramufata. Niyo banga uyu muntu n'umubeshyi cyangwa se akora ibi. Kuko akesha abantu hejuru y'uko twambaye izi body fresh ira searching ariko kubera bidafite preve z'ibyo body yakoze
nta n'umuntu ujya gukora icyango gikoreye ahabona cyangwa gikorerwa mu rwihisho. Ariko ubwo niyo bavuga ati yanyuze aha n'aha ni ukora ibyo. Siko hari abahungu basacinga akaba yajya no kura ikanombe ko umuntu yahanyuze agasanga wenda muri aya mezi yose agasanga ntigeze ahanyura ati byanze kunze ubu yanyuze Rusumo. yanyuze Rusumo. Urumva icyo gihe ntabwo abazi neza exactement niba aranyuze Rusumo, ariko kubera ko yasacinze akagikanomba agasanga muri uko kwezi atarahanyuze ati byanze kunze. Ariko wavuze Rusumo buriya yari afite amakuru kuko utavuze ati ashobora kuba yaranyuze Rusumo cyangwa ashobora kuba yaranyuze Gatuna, ariko ugapresiza uti yanyuze Rusumo amanuka Zamarawe. Ntuvuze uti wenda yanyuze Gatuna ajya muri Kenya. Wapi yamanutse Malawi. Aha reka twibaze tuti biramutse bibaye koko Vital akaba yarasanze undi mugore ryaba ari ishyano nanone. Nta shyano njya nkunda kubwira abantu ko nta shyano riba ryacitse. Arega ubu nokoye sura nokoye agatotsi kari mu jisho rya Vital nawe nibagiye umugogo uri mu ryanjye. Ari nayo mpamvu ngunda kubwira abantu ati nawe ushaka kuzata umugore. Ntago nzata umugore, nzashaka undi mugore kugira ngo njye mu murongo wa Vital avuze. Buriya ubundi sureba muvandimwe usibye Kristo waje akaducungura akatweresha ukuri ari ryo jambo rye. Bira Vital yakoze nanjye muri nge biribamo. Nawe umbaza bikurimo, nawe udukurikiye bikurimo. Ahubwo ikimana ikora ni iki? Itwambutse uyu mubi wabyo. Iyo ndebye nkita umuntu wenda n'urugero umujura, kugira ngo umenye ko ubujura bubaho nuko nanjye ndi umujura. Iyo nza kuba ntari umujura mindani muri ngewe ntabwo iby'ubujura twari kubimenya. Ibi byaha byose ubona ku isi impamvu twamenye ko bibaho, impamvu twabimenye nuko turi abanyabyaha. Aho wabereye kuva wabaho nta mubyeyi urafata umwana we ngo amwigishe uko basambana agashiduka azasanga inda ari nyarwege. Bivuze ngo yabyigishijwe n'undi munyabyaha nawe utarabyigishijwe n'ababyeyi be. Impamvu batera umukobwa inda nuko muri we inda ibamo. Ubwo rero kuvuga ngo inka yacitse amabere kuba Vital yagiye gushaka undi mugore, yacitse amabere kubera societe yacu. Ubaho nta gitangaza kirimo. None se ubu Vital yaza ko ari nk'umutanzaniya kuko Tanzania yemerera abagore batatu. Ubwo muri Tanzania kuvira Vital nta gikuba cyacize, igikuba gicika kubera amategeko yacu. Nese ubundi Bibiliya abantu bayisoma tuganire, ibi nimbivuga abantu baranyumva nabi. Ntabwo njya umuntu amabuye ngo yakoze ngo icyaha ngo yagize gute, never. Ariko aho na Imana yanyihishuriye itaranyihishura nanjye najyaga mbonera abantu mu byaha bakoze. Komeza inkuru yawe. Ubu ngubu Bibiliya ivuga, reka dufate nka Dawidi. Si yari afite umutima umeze nk'uko Imana ishaka, yishimira, niko Bibiliya imuhamiriza kandi koko irabigaragaza. Ubwe we yashatse abagore bagera muri batatu. Yashatse umukobwa wa Nuza wa Sawuli, ashaka umugore wa Uriya, ashaka n'undi mugore. N'umugore wa Uriya yatwaye Mukawuriya. Duhere sekuruza wacu Aburahamu, sekuruza w'abizera. Mu bagore bibiri ivuga yemeza, buriya ashobora kuba hari n'abandi itavuze. Hari uwitwa Ketura yashatse nyuma yuko Sara yapfuye. Hari Sara, hari na Hagayi. Buriya abantu bazi ko Hagayi atabanye. Hagayi yakoze divorce Ishmael afite imyaka 12. Mbere yarabanaga nk'umugore n'umugabo. Ibyo bintu rero Imana mu mboni z'Imana ishobora kubibibona bitandukanye nk'uko twebwe tubibona. Rero mvuze ngo Vital ngo yaciye igikuba. Nakumvisha nawe ufite gahunda yo kuzashaka undi mugore. Oya. Sivo maze imyaka. Ubwo utangiye kuvuga ngo Bibiliya iravuga. Tugendane. Maze imyaka ingahe? Nshinze urugo. Igera mu 8 uyu n'uwa 9 ndi gutangira. N'urugero nyine nguhaye. Kuki se namushatse muri icyo gihe? Nuko bataba imyaka mike cyane. Ni mike ariko ni cyari mu kwabuke. Kuki se ba Vital bamaze amezi 6? Ahubwo ntago. Kuki se hari abandi baba mu mirenge bamara 3? Kuki se hari abamara 2? Ugira ngo kuba ntarashaka urukumva nuko amarangamutima y'ibitekerezo byanjye atari kunyemeza gushaka. Cyangwa se ubona ashatse nawe ngo yumve ko yashaka. Ahubwo imbaraga y'Imana iri muri ngewe nishobora kuntsindagira ikambuza gushaka. Nuko Imana yabishatse. Iyo yabishatse mu bumana bwayo nashaka. Yes. Akaba ari Imana ibikwemerera mu bumana bwayo. Imana yabishatse. Arega nuko abantu basoma Bibiliya nabi cyangwa se bakayumvira mu myumvire ijyanye n'amategeko. Ngo gushaka abagore babiri cyangwa barenze umwe nta kibazo kirimo. Imbere y'amategeko y'abantu bo mu Rwanda. Ni icyaha. N'imbere
y'amadini yacu yo mu Rwanda ni icyaha turi kugendana ariko imbere ya societe runaka ubu nka Vital niba agiye akaba ageze muri Canada kuko akanagiye ku butaka bwa Canada niba iramwakira uri kumva ushobora kumwakira nk'umuntu uri single. Oya yes ntabwo bamwakira ari single kuko ari married. Wenda usije ko turi mu isi iri digitale ubu bagiye ahantu bagiye bari bakiyandikisha ko basezeranye imbere y'Imana ntihagire umuntu ugaragaza we previnga ko ariko mu mategeko ho byamugora nuko twagiye mu isi digitale nka kera se umuntu niyavaga iwaba kaza inaga gaitime nubuza nabajya bazi Kigali bakishaka bakora ari abasingo kandi barabikoraga byo. Yes ibyo bintu rero Imana nago bivumbutse ku Mana bushyashya Imana isanzwe ibizi kuba Imana iturinda tukagumya mu ngo zacu subwiza turusha bazi. None se ariko harahandi utarugeze yego waruvuze imbere ya societe imbere y'amadini imbere y'iki imbere y'Imana impamvu mbivuze naho imbere y'Imana ho Imana ibintu Yesaya niwe wabyanditse avuze ngo ibyo yibwira si byo abantu twibwira nk'ubu mariage sinzi impamvu tugiye muri mariage kandi nyivugeho mariage iba mu buryo butatu hari mariage civile hari abantu bajya bakora muri leta iri yiroroha rwose imbere yayo sibyo umuntu ashobora kuyijyamo akasezerana kuwa gatandatu akavamo akabati ngenda bihaza urumva irafunguye irafunze iranafunguye hakaba mariage religieuse yo mu madini yacu biterwa n'idini urimo ubu Robert kuwa mbere mvuze ati ngenda shaka kuba umwemeramana sibyo navuga ati munyigishe shahadu uri kumva nkajya muyinoze kuwa gatandatu nuza donc mariage religieuse yacu bayemera bane yego kandi uwo tubana nawe niba twajyanye naho ukazanga nta kibazo afite. Ibintu rero abantu tureba biterwa nuko Imana ireba sibyo. Imana mariage yayo yayishinze umuryango turi kugendana na consommation y'abantu babiri. Nese evo reka ngubaze ikibazo kandi n'abantu badukurikiye batwumve neza. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo umuntu iyo yifatanyije na maraya babaye umubiri umwe na maraya. Ubwo imbere y'Imana muri records zayo ushobora gusanga nk'umugabo umwe nka Robert imbere y'Imana hariho liste y'abagore kuko Imana yikoze sex n'umuntu already iba yanditse mariage kugira ngo ku munsi w'urubanza izabidekarare. Abantu mudukurikiye ubwo rero kujya gutera amabuye Vital ngo yagiye ngo gushaka undi mugore wa kabiri mbere yawe wowe udukurikiye ureke kubwira Robert kuko iyo nkora ikiganiro mba ari kubwira mugenzi wanjye manza ukurure mariage ufite imbere y'Imana. Abantu mwabaye umubiri umwe nabo uraza gusanga barenze umubare wa Vital wagiye kureba niko ko nibirivuga ngo nutokora gatotsi kari mu jisho rya mugenzi umanze rero umugore uri murya nge Robert niba imbere y'Imana afite mariage 20 wowe udukurikiye igire kuko ufite mariage 80 ungiye gutuka Vital. Icyabaye ikibazo nuko tumuzanye ngo tumutera amabuye imbere yacu ariko batarabikora ngaho ni mu yamutera sibyo bazanye teori za Yesu nawe bazanye Vital ngo nimutera amabuye ngo biracitse kuko yagiye kwishakira undi mugore wa kabiri. Nyamara nshobora kuba ndi gutera ubwo nawe ugiye kwandika commentaire ukaba uri gutera imbere y'Imana mariage zikwanditseho ziruti za Vital. Ngiki kintu cyatumye Imana imanura Kristo. Ibi bintu ntago twari kubyikiza ivo mbisubiremo abantu badukurikiye kuko Imana yari itegereje ibona umuntu atazakira icyaha. Yego avuga ati kanohereza umwana wanjye azamucungura muvane muri ububati. Buriya sureba abantu benshi kujya mu ijuru kwabo ntago tuzajya mu ijuru kuko twakoze ibyaha tudakora ibyaha. Tuzajya mu ijuru kuko twizera Kristo wudutsindira. Imana iduha bagage agakiza gakwemo nuza 7 gift. Donc impano z'Imana zirindwi. Mu mpano z'Imana zirindwi Imana yatanze iya mbere y'ibya yitanze agakiza ikuvutsa ubwa kabiri kagukura muri iri vuko ry'ibyaha ryanduye. Diane nahoze mvuga umuntu aba ari umusambanyi nakubwiye ngo nta mubyeyi n'umwe ujya wigisha umwana we kwiba. Nta n'umwarimu ku ishuri wakigisha umwana uko biba ariko muri bo indani haba harimo kwiba. Izi kamere zacu zikora ibyaha. Ikintu Imana rero ikora ni iki? Ni ukuza gutsindagira no kuzica gake gake mu bumana. Iyi Imana itugiriye umugisha warumbaje ngo ndumva ngo uzashaka yeye abantu badukurikiye nanjye nuri gukora ikiganiro nundi wese uzacyumva muri bo nabo gushaka kurimo
turi kugendana ahubwo imbaraga y'Imana mu bushobozi bwayo ikuburisha itegeko, B ikakuburisha agakiza, ikakuburisha societe nkuko nahoze mbivuga, ubwo burinzi bukakubaho ukagumana umuryango wawe atari uko reka mbaye story kandi baza kumva ariyo. Ubusubire nko mu gitondo nka His Excellence agiye nko kuri radio Rwanda cyangwa televiziyo Rwanda akaba ati mbo ejo uyu munsi ni kuwa mbere, ejo kuwa kabiri abagabo bose mu Rwanda bemere gushaka umugore urenze umwe, iryo tegeko kubwubasha amarwa n'itegeko ndarisinye mu gitondo cya kare kare wasanga abagabo bafite ukibaza igihe babashakiye kuko n'ubundi basanzwe bahari ahubwo icyo bari mu ibanga ni itegeko ribabashakira. Rero ntago Vital ngiye namutera amabuye ngo agiye gushaka. Icyo nakora nuko umusengera Imana ngo Mana koko niba ibyo bavuga ari byo mweresha ukuri iryo jambo ryawe, numwereza ukuri ijambo ryawe ashobora guhindukira akabona ko ari mu makosa, ariko niba ibyo bavuga atari nabyo umurindi. Nicyo numva nasabira ubundi nsigaye numva ameze nka Stefano kuko niba bamuteraga amabuye bakaba tubabare ko batazi ibyo bakora, naho kuvuga ngo yashaka namwe abamutera sura abantu bose baba baterana abandi amabuye. Ejo nakoze ikiganiro ndavuga ni umugabo mwiza, uwo bita umugabo mwiza n'ufite amafaranga na za body nyine, n'umugore mwiza ni ufite bwa bwiza nyine buri bote bukayangana, batagira umutima, bameze nk'igiti cy'ipera gihinze kuri primaire. Kuri primaire hari aho banagisoroma kitarera. Nago imitekerezo y'abayiga kuri primaire nago ibemerera ko kwemera kw'ipera ryera. Wapi none rero kuza gutera amabuye Vital ngo yagiye gushaka nge nabo ngo zikosa. Urugoze ko ari kaminuza umuntu arangiza bamujyanye urusororo. Si wowe baye ari ukuri Diane yabyitwara amata. Yashaka undi mugabo. Nubundi niba divorce azashaka, nose azaguma aho ngaho. Urumva Diane yababonye motif ivuga ati sinabivuze. Ati nuko mwana yamabuye. Urumva yababonye uruvugiro. N'abamutera amabuye bwo bahita bamugarukira. Ko Vital nawe yaba yihuse kabisa. Bivuze ngo uriya mugore wamujyanye niba bari byo. Ntago na mbere mu rugo kwa Diane yari ahari. Ntabwo yabaje ubu ngubu. Akajubu kadukore bije. Umugore utagira umutima udatekereza ushobora gufata amadolari tike transport y'itike waba uvuye muri Malawi cyangwa hano mu Rwanda ujya muri Canada nago ari hasi $1,200 cyangwa $500 y'idolari yero, sibyo? Fete ibintu biba bihutiye nkuko indege ziba zihenze uri kumva. None ni iki gihe cyasama urumva ko indege ziba zihenze. Uyu mugore ugize urukundo rwo kubera ko abonye Diane atakaje umugabo kuwa mbere agafata umwanzo wo gutegera Vital aje none ahangaha rumufashe none ahangaha cyangwa abasanzwe ahari ahubwo icyo Diane abatazi naho bikorerwa. Yes. Bango yarasanzwe ahari ahubwo haburaga ikintu kiza gutuma aje no kwari wana wabaye boost akaboostinga iranduru yose. Uwo mugore akaba ari watumye urugo rwa Vital rusenyuka yazishyirwagamo. Kushaye ibintu bamurimo nibi. Ejo nandi kugutera story ya Zereshi ntago yumvishije bati sheri nirukane. Mudamu mwe yabajije ikibazo mu rusengero ariko nayo numva nshaka kuzakibaza. Arabaza ngo ko badamu reka mbabaza koko buriya nitunda gusa twariye harimo n'ibindi tubura koko nitunda. Ubwo rero nanjye nakibaza ngo kashyira akabazo nyine umugore uhita wohereza itiki uwo mwanya ra ikibazo muvandi gahita umusanga Canada ruba rwarakuze kera urukundo rurakura kandi ruranasaza. Uzi ko hari igihe urukundo rusaza n'umuntu. Abantu benshi babana nk'abagore n'abagabo abenshi inkundo ziba zarashaje zirasaza bamwe zikabashiramo. Wemera ko hari igihe umuntu urukundo rushobora kumusazana rukamushiramo burundu
isi na society kajya imuhata ngo nakunda ngewe hari abantu nigeze kujya kugira inama babiri kwa kundi nyine baduhamagara ngo tubagire inama ntago menye ibanga ntago mbavuga umugabo aravuga ati ngewe urukundo rwanshizemo arabyerura aravuga ati rwose mbabwiza ukuri numva rwaranshizemo burundu ndarushakisha bikanga pe umugore se yari akimukunda yari akimukunda atari ngenda rushakisha ati kugeza ku rwego mba numva no kuza hano mu rugo wapi bari bakijijwe se rega kumenya abakijijwe se tubamenyera gute ubwo ushobora gusanga umugore ari gukijijwe umugabo adakijijwe rega ntabwo abantu tubareba ko bakijijwe ngo kubera ko basengera iwacu muri ADPR tubarebera ku mbuto zabo bera abantu bose basengera muri ADPR ntabwo bakijijwe ubwo se byarangiye mubagiriye inama naritahiye neze ko nta rushinge mfite najomba mu muntu ngo yongera mukunde wakora iki naritahiye buriya abantu badukurikiye ingo nyinshi zibasharira bitewe n'iki n'impamvu ya mariage impamvu ya mariage ishobora gukomeza urugo cyangwa ikarusenya njye nshobora gushaka isezerano nkanyura muri evode kuko nafite ubushobozi bwo kurishaka icyo gihe isezerano niryangirika n'urukundo rwanjye na evode ruzaba rwangiritse uko dufite abantu bapfakaye kandi twebwe tubabona muri sosiyete cyane hari umudamu ejo twaganiriye yakoze ikiganiro cyiza cyane yego yavuze ngo abantu bakwiye kujya babanza kureba niba umuntu mugiye kubana yego umukunze koko cyangwa atari amarangamutima voilà nuvuga ngo hari ibintu bibiri bati urukundo kuko yagiye yitangaho urugero akavuga ati ngiye nk'umugabo wanjye twajyaga dushwana nkataha nabivuyemo nkavuga ngo sinzongera kumama ariko nyuma y'amasaha nk'abiri ukumva ruri kubira ukumbuye ukumva ruri kubira kumva ndashaka kumuvugisha atariko iyo ari amarangamutima ati umuntu murashwana ukagenda ukaryama ugasinzira ukumva nta kibazo juste none ushobora gushaka umuntu ugashaka akazi sinzi nuri kunyumva neza ugashaka akazi udashatse umuntu kubera ko ari akazi ukunda urukundo rukubirira mu kazi mwajya mushwana wa muntu kuko utamukunda nijoro waryama nk'uko uvuze urukundo rw'akazi rukagukumbuza ukajya kubera ko udafite ubushobozi bwo kubona akazi ka wa muntu ukanyura muri wa muntu cyangwa amafaranga nibyo ndi kuvuga cyangwa amafaranga urukundo ukunda amafaranga rukagukumbuza rukamugukumbuza ntaba ari we ariko ya mafaranga atagihari nashira kakazi nikaba katagihari uza abakobwa benshi birwa boma inyuma y'aba basitari buriya niba ari ikintu kibi abasitari bahura nabo n'ikigeragezo baba ni uburyo abantu babakunda batakunze bo ahubwo bakunze ikibarimo bakunze ubwamamare bubarimo ku buryo umuntu ashobora kuza akavuga ati yitwa Juno ndamukunda we agasara sibyo ariko mu by'ukuri si Juno akunze ahubwo ni ibiri inyuma ya Juno ni femu ni radio ni show uri kumva rero za show iyo zivuye ukamera nka nta soni ubu tutaza ahantu aba uvuga ati kajye kwirebera nuza undi mwana utubagezweho element urumva iyo divorce iba ari umukobwa twakundanaga yajyaga nsetse yaramamagaraga akanga ati sheri nitutabona n'uyu munsi ubwo ni divorce ati uyu munsi ukumenye ko ari divorce uri kumva ni urugero nyine nguhaye wowe ushobora kumva ashobora kuvuga ngo uyu munsi ni divorce ukagira ngo ni wowe ahubwo icyo ashaka nicyo ari kuvuga ati ninakubona nuvuga ngo ubwo wabaga wumva icyo akubwiye sibyo rero bene data nitukareba impamvu ituma dushaka buriya reka mbwira abana batarashaka muzakora attention kuri ibi bintu bikurikira umurokore mwiza umukristo mwiza mbere y'uko akunda arasenga mbere y'uko agira amarangamutima arakunda umurokore mwiza mbere y'uko yubaka urugo arasenga mbere y'uko agira amarangamutima arakunda habanza gusenga gukunda iby'amarangamutima nyine niyo azagukoresha ibyo ukora niba uri romantike uzaba romantike hari ingo nyinshi muvandimwe zifite intambara zikomeye urugo rwa mbere ni urugo rubamo umugore utari edike umugabo ari edike kuko imitekerereze y'abantu bari edike cyane cyane abantu babaye muri boarding yihuta cyane kurenza umuntu utari edike kuyipfundura bibera intambara ingo si uko batabana ariko benshi birabavuna
ubwo bibe vice versa n'umugore wize umugabo atarize nawe bibuko nguko. indi ishu ivuna ni mariage y'abantu babiri, umwe ari umusinzi undi atari umusinzi, ihora ibavuna. Umusinzi avunika kubera ko buriya abasinzi imyumvire yawe nayo irabanguka, sinzi niba uri kunyumva. Sinzi bari mu bantu bagira nuza aki problematique ibanguka. Niba uzarebe ukuntu bakundana, nibo abantu bambere bakundana babaho. Sinzi arakuvuga ati baguhe musaka karawundi ninge uragashyira muri kumva ibyo kuvangwa ijongo ibiki n'ibiki, ariko twebwe barokore haza manarize, sibyo? Ubwo rero umugabo ufite umugore utari umusinzi, umugabo ari umusinzi, umugore atari umusinzi, bahora mu nduru. Bibe vice versa, n'umugabo ufite umugore w'umusinzi we atari umusinzi bahora mu nduru. Biba bikwiye ko abantu bajya gushakana, ama mariage menshi bagakora attention. Wemera ko ari mariage zangirika ziturutse ku turere cyane? Nk'ubu hari complexe ivuga ngo abantu b'Ibutare bavukana amashuri 3. Sinzi umuntu ugeze gukora akavido, sinzi none akabonye kari gutrendinga ngo abanyamutarango nabanebwe, sinzi ako kantu ugeze kubona kari guca mu maso abantu b'Ibutare ngo botsa avoka, ngo donc ngo botsa avoka, ngo cyako ka avoka hari cyo pastor teorie yigeze kuvuga. Hari n'undi avuga ngo abantu bibushi bakunda inyama, ngo bagakunda n'amafaranga, ngo n'abagore, ngo yasinziye ngo ukabazwa nk'amafaranga ngahita yicura, n'urugero nyine ngo haye. Donc mariage ishobora kwangirika iturutse ku bintu nk'ibyo ngibyo. Ukavuga ati umuntu wenda w'Ibutare umuhuje n'umuntu wo mu majyaruguru, sibyo? Barabubaka bari imico idahura. Yes. Biba bikwiye ko umuntu najya no gukora mariage amanza kureba ese ababyeyi babivuga iki. Nuko abantu nyine bataye umuco bihurira nibabyumva, ariko biba ari ingenzi. Ababyeyi babivugaho iki, societe yibivugaho iki. Niyo mpamvu kera barambagizaga umuryango. Yes. Washaka umugeni ukamanza kurambagiza mama we. Kuko umubyeyi niba ari umusinzi, umwana nawe ni umusinzi kazi. Ibyo bintu byose abantu bagiraga gute bamanzaga kubireba. Ariko uyu munsi abantu bari ni bino nyine byaba Diane na Vital birabiba byaraturutse kuki gukora mariage, ugakora mariage dabo ugasezerana n'ikindi kintu atari umuntu. Hari abantu basezerana n'ibintu kandi nibyo byeze. Uzi mariage mu minsi yashize zatwitsa abantu benshi z'aba diaspora. Ubu se ko babiretse hari ibyo ukibona bigezweho wapi? Ni sigari nke cyane, nke cyane, ariko harigeze ariko zarabatwitse abatipara ko ati kuva navi Kigali. Hari weje umuntu yakora ikigana ati navuye cyangwa ntozi isahani, ngeze i Kigali sinozi isahani, atari ko ngeze i Burayi nazogenda nazikuba. Ari umugabo. Rero abantu nibajya gukora mariage bajye bayitondera. Tuganiye kuri iki kintu cya Vital, urumva ko kirimo n'isomo ikomeye. Niyo mugiye gukora mariage yitondere. Yego, mariage ni ikintu cyo kwitonderwa. Hari abandi bantu nabonye bashyirwaho pressure ngo barashaje. Umuntu agashaka ngo kubera ko bamushyizeho pressure ngo arashaje. Si benshi akura kwa papa Savati ko adashaka, ugasanga umuntu baramupressure ngo nashaka. Papa Sava menya yawe yarananiranye. Yarabananiye. Abananiye rwose. Nta muntu ushaka kubera abandi bantu. Shaka kuko ugiye gushaka wowe ku giti cyawe. Shaka kuko ukwiye kumva ko ukwiye kugira gute ushaka. Ikindi cya kabiri, nta muntu ukwiye kuguhita pass. Uza abantu bakora mariage ngo kuma pass. Ariko nubundi ko byavuzwe kuri ari passera. Ni pass ya Brazil. Brazil ramugaruye kandi. Oya nese shishite yanjye. Ariko ibintu byavuzwe ntago ari ngibo bivuze. Bavuga ko ari pass ya Brazil. Umuntu abantu bamujya gushaka mukutuza kuri pass. Namwe mwitonde. Ngo agukubise pass. Sikari igihe umuntu agukubita pass. Iyo umuntu wavuga ati sheri kugira ngo dukomeze urugendo rwacu neza reka engushiza. Bigiye kwa kanaka. Dufite abasaza benshi bakubita pass abasore kandi abakubise udusheri. Akanamukoreshereza ubuko. Akanamukoreshereza ubuko kugira ngo ni imbabazi kandi cyane. Ari kuguha umugore no kugira ngo akamukoresha. Nunamumubonana nawe uzagera. Ari ngiye amuguha twita ahubwo. Yes. Ubwo rero abantu mwitonde nujye gufata decision ya mariage byakabaye byiza umaze nk'umwaka unayitekerezaho, ukora research zawe, usenga Imana, ureba ko ati umuntu nambabaza nzabyakira. Numva ari icyo. Yego roba urakoze cyane, reka dusoreze aho ngaho. Abandi banyarikiye kuri Yada TV, ariko umugezi warawusibye. Umugezi nawe nyukoresha cyane, nkoresha Yada.
abantu banyarukiye kuri Yada TV rero abandi baguhamagare kuri 078 526 yego Bigano byacu byanakagaruka. Shalom shalom. Nimumfashe dushimire aba bahanga Relax Life Center. Muri uru rugo n'uwazahaye havari injege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze abazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi bakazibamururaho bakoresheje inyongeramirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Gukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 30 23 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp.